Igitondo izuba rirashe, ibyari byijimye bigatamuruka, abafite amaso bakagira icyo babona. Izuba rimaze gukwira imisozi ku manywa ashyira amashoka, abami bakatwereka imitsindire yabo, agasusuruko n'icyubahiro by'ingoma nyiginya. Ibigwi n'ibirindiro by'umwami wayoboye agategeka u Rwanda yatabaye akiri umusore muto. Umwami wivuganye inyamaswa y'Inkazingwe, umwami wakundaga ishyaka akarwanira icyubahiro n'ishema by'u Rwanda bidasubirwaho, umwami rukumbi watanze nk'umutabazi w'umucengeri. Urwibutso rutazibagirana mu mateka asiga umurage abanyarwanda, abayobozi n'abategetsi ko bagomba kwikora imitwaro y'abo bayobora. Niwe washyizeho itegeko ry'uko umugabekazi yari yemerewe kurongorwa mu gihe apfaka yakiri muto. Ikindi ni uburyo abasingakazi baciwe kubyarira ingoma. Abavandimwe bitanze gutabaza ari bato bameneye amaraso u Rwanda baharanira ko igihugu kitigarurwa n'amahanga. Ni umwami wa munani mu bami 28 bategetse u Rwanda, Ruganzu wa mbere Bwimba. Tubahaye ikaze mu kiganiro Isi n'ibihe. Bugesera n'Igisaka ni bimwe mu bihugu bya kera bitarabo duce tw'u Rwanda, byari ibihugu by'ibituranyi by'u Rwanda, byose bifite umugambi wo kuzatera bikigarurira u Rwanda. Bugesera bwagiranye imishyikirano bwumvikana n'u Rwanda ko nta gihugu kigomba gutera ikindi. Ingoma ikomeye itinyitse cyane yari yihariye indwanyi karundura kabuhariwe. Ingabo zidasanzwe zifite umwihariko mu ntambara bakoreshaga imizinga y'inzuki. Abanyagisaka banze kugirana amasezerano n'imishyikirano, ahubwo bagambirira gutera bakigarurira u Rwanda. Igisaka giherereye mu ntara y'Iburasirazuba, kigahuza uturere dutatu: Igisaka cya Migogo hahoze ari komine Rukira na Rusumo ho muri Kibungo, ubu ni mu karere ka Kirehe. Igisaka cya Mirenge yari komine Mugesera, ubu ni mu karere ka Ngoma. Igisaka cya Gihunya yari komine Kigarama, Kabarondo na Birega, ubu ni mu karere ka Kayonza. Hakaba harategekwaga na Kimenyi wa mbere Musaya, ariwe mwami w'Igisaka. Yari afite inyota yo kwigarurira ingoma y'u Rwanda rwa Gasabo. Nyuma yo guhanuza abajyanama n'abapfumu be, yasabye gushyingirwa igikomangomakazi cy'u Rwanda Rwobwa Nyiramateke, akazabyarira Igisaka umwana uzigarurira u Rwanda. Nsoro aramumwima. Umwami w'u Rwanda wa mbere Nsoro Samukondo ageze mu zabukuru, yatumijeho abana be Rwobwa ndetse na musaza we waje kwimikwa akaba umwami. Bahageze abwira umukobwa we Rwobwa ati: nushaka gushyingirwa kwa Kimenyi uzagenda ubizi ko uri umutabazi w'u Rwanda, ntuzagende wibwira ko uri umugeni usanzwe. Umutabazi bishatse gusobanura umuntu wemeraga kwitanga ku bushake kugira ngo amaraso ye nameneka aho u Rwanda gutsinda no kwigarurira igihugu babaga bahanganye. Kandi aramwihanangiriza ati: uramenye Karinga ntuzayiguranire Rukurura. Karinga yari ingoma y'ingabe y'u Rwanda, naho Rukurura yari ingoma y'ingabe y'Igisaka. Samukondo akimara kuraga ingoma Bwimba ahera ko aratanga. Kwima ingoma y'u Rwanda kwa Bwimba ni mwene Nsoro wa mbere Samukondo na Nyiraruganzu wa mbere Nyakanga. Uyu Nyakanga yari mwene Tema rya Rima rya Bare Bagogo rya Muzora wa Gahuriro kaje n'irya Rurenge. Bwimba yimye ingoma y'u Rwanda ahagana mu 1312 n'igihumbi 1345, ahabwa izina ry'ubwami Ruganzu wa mbere Bwimba. Ku ngoma ya Ruganzu wa mbere Bwimba byahuriranye n'isabwa rya mushiki we Rwobwa Nyiramateke. Gusa Ruganzu akamenya umugambi wa se wo kwima Kimenyi umugeni. Umwami w'Igisaka Kimenyi yasubukuye umugambi we ku ngoma ya Ruganzu wa mbere. Kimenyi utarigeze agirana imishyikirano n'umubano n'u Rwanda yaje kugirwa inama yo kwibanisha bya Nyirarureshwa na Nkurukumbi, nyirarume wa Ruganzu na Rwobwa, akaba na musaza wa Nyiraruganzu wa mbere Nyakanga umugabekazi. Kimenyi yashatse amaturo n'izindi mpano nziza abyohereza Bwimba na Nyakanga ndetse na Nkurukumbi. Haciye iminsi Kimenyi yohereza abaza kumusabira Rwobwa Nyiramateke. Rwobwa amaze kubwirwa na musaza we imigambi mibisha ya Kimenyi ndetse n'uburyo yaburiwe na se Nsoro, Rwobwa yasabye musaza we Ruganzu kumureka akajya gukingirwa mu Gisaka karongorwa na Kimenyi wa mbere Musaya, hato bataza kwiteranya na nyina wifuzaga kubyara ingoma ebyiri. Icyo gihe Ruganzu wa mbere Bwimba yaje kumvikana na mushiki we Rwobwa kutazabyarana n'umwami w'Igisaka umwana w'umuhungu kugira ngo atazatera u Rwanda, ndetse biza kugeraho yemeza ko naramuka asamye inda ye aziyahura. Bidatinze igihe cyarageze Rwobwa ashyingirwa mu Gisaka, kugeza ubwo Rwobwa atumye kuri musaza w'umwami Ruganzu wa mbere Bwimba w'i Rwanda ati: ndatwite. Yari yarasezeranye ko atazabyarira Igisaka umwana w'umuhungu, akaba ari we yari atwite. Ruganzu akibyumva yihutira gushaka umutabazi w'umucengeri uzapfa mbere ya Rwobwa, Endagu zerera Nkurukumbi musaza w'umugabekazi Nyakanga. Aha nagira ngo mbibutse ko mu Gisaka barangwaga n'imigenzo inyuranye: kugendera ku gataro, ubuvubyi, kuraguza no kubandwa, kwabura imirima ndetse n'amarozi. Kubera ubwoba bwinshi, Nkurukumbi umwindagu zerekanye twavuze haruguru yaranze, ahubwo yituga amatugunguru mu kibuno, avuga ko arwaye adashobora gutabarira igihugu afite imiziro. Byongeye ati:
sindi wo gutabarana ibyo byago mu bakwe. Ruganzu wa mbere aramusubiza ati niba ufite imiziro ibyo nibyo byiza, ukagenda ukanduza inka zabo nazo zikarwara indwara urwaye. Nk'urukumbi aranga arirahira ko atazamenera u Rwanda amaraso. Ibyo byarakaje cyane Ruganzu wa mbere, abwira nyina ati imyaka gahumba Abasinga mudasubira ku ngoma. Yabonaga nyina ukomoka mu Basinga ari ugambaniye u Rwanda agashyingira i Gisaka, ndetse akoshya nk'urukumbi musaza we kwanga inshingano z'ubutabazi u Rwanda rukabona gutsinda i Gisaka. Indagu za kabiri zafashe umwami Bwimba ubwe, yiyemeza gutabara Bucengeri akabihisha nyina. Ruganzu Bwimba yambara ikamba ry'abatabazi asohoka mu ngoro y'i Gasabo aherekejwe n'abantu be. Ahagurutsa umwe mu baja be ajya kubwira Nyakanga nyina wa Ruganzu ati Ruganzu arahagurutse aragiye, ariko ukuntu yambaye ntabwo nigeze mbibona. Nyakanga yumvise ingabo zihurura n'ingoma zisuma, azikambere kubaza ibijya mbere, ahasanga Cyenge wari wasigaye ku ngoma z'ingabe ibwami. Amubaza aho umwami yagiye, undi amubwira ko agiye gutabara nk'umucengeri. Nyakanga yumvise ibyo arataka ati nimujye kumugarura, harajya yundi, ntabwo twakamenye ko ari we uzigerayo. Intumwa ye igenda yiruka ijyana umweko gutambika mu nzira iti Nyakanga ngo nurenga uyu mweko ugaruke nonaha, harajyayo nk'urukumbu bwe, cyangwa nibinanirana Nyakanga yigireyo ubwe. Umweko nakenda kajya kumera nk'umushumi bakinyezaga umwenda kugira ngo bafate mu nda, ubundi cyaraziraga kikazirizwa ko umuntu arenga umweko wa nyina. Ruganzu yarawusimbutse, yasanze aho gutatira igihugu yambariye ikamba ry'ubugabe, yarenga ku muziro w'umweko agira ati umusindi yarenze akarwa. Akarwa mu Kinyarwanda cya kera kari agasozi, nk'uko ubu murwa ari umusozi umwami yubatseho, cyangwa ikirwa kikaba umusozi ukikijwe n'amazi impande zose. Umusindi yarenze akarwa bisobanuye ko icyo ngiye gukora nabanje kugitekerezaho neza, ubwo natangiye nta gusubira inyuma niyo byagenda gute. Ibyo ahanini byaterwaga n'uko nta mutabazi w'umucengeri usubiza amaso inyuma. Iyo yahagurutse yambaye agenda arangamiye imbere ye gusa atinyuriye ingoma. Ruganzu nta mwana yagiraga, yakomeje y'Ubuganza, ari nako ahiga inyamaswa mu Buganza bwose, ategereje kumenya igihe umugore we azabyarira. Mu ijoro rimwe haza ingwe ihagarara hejuru y'imyugariro y'urugo yari acumbitsemo, ingwe zisatira aho bari baganditse. Ruganzu ayikubise amaso, asohoka bucece ayihamisha umwambo umwe, irapfa. Bukeye barayibaga, uruhu rwayo bararubamba. Ruganzu yamaze iminsi kuri uwo musozi witwaga Tabirago. Bukeye abona nk'urukumbi musaza w'umugabekazi umwe wanze gutabarira igihugu, araje aza amusaba imbabazi, amubwira ko noneho yemeye gutabara nk'umutabazi. Aho kumubabarira, ahubwo Ruganzu yahise aca iteka ry'uko ubwoko bw'Abasinga butazongera gutanga umugabekazi ukundi. Nyiraruganzu wa mbere Nyakanga niwe mugabekazi wa nyuma w'umusingakazi, nibwo Abasinga bavuye ku ngoma. Nk'urukumbi arikubura arataha. Umunsi urihirika buracya, Ruganzu abwirwa na Cyenge wari umuzaniye inkuru nziza ko umugore we Nyakiyaga mwene Ndiga cya Serwego yibarutse akabyara umuhungu. Atungutse Ruganzu ati uracyakomaho Gacyenge? Irakomaho imisozi yanjye ya Kayanga na Karagari, irakomaho imisozi yanjye ya Rutunga na Gasabo, iri amahoro imisozi yanjye ya Gisasa na Bumbogo, ya Gicaca na Gikomero, iri hagati y'Ubwanacyambwe n'Ubuganza, Abasinga bayinywemo narayihararukwa. Cyenge ati yose iraho iri amahoro. Ruganzu ati aracyakomaho umugore wanjye Nyakiyaga? Cyenge ati aracyakomaho kandi yarabyaye, yabyaye umwana w'umuhungu. Ruganzu ati twagize n'Imana, dore natwe twamuboneye ingobyi. Amuha rwa ruhu rw'ingwe ati ngiyi ingobyi ye kandi muzamwite Rugwe. Ategeka Gitandura kujya kwita umwana izina. Bukeye barazinduka cyane bajya mu by'ubwiru hamwe n'abandi biru. Ruganzu ategeka ko Cyenge asigara ategeka u Rwanda akarubera nk'umwami, mu gihe Rugwe atarakura ngo yitegekere. Ibyo ahanini akabigira gutinya ko abagome bazica Rugwe bashaka kumubuza ingoma. Nyaruhunguru na Gitandura bategekwa kumubera abiru, bagahamya ko ari we Ruganzu wa mbere yaraze u Rwanda. Ibintu byose imaze gushyirwa mu buryo, Ruganzu arakomeza aratabara. Ageze mu Buganza bwo hafi ya Munyaga, yinjira mu gihugu cya Kimenyi mu Gisaka. Amaze kugandika, bukeye abanyagisaka babyutsa umuhigo batazi ko batewe. Ruganzu yatanze itegeko ryo gutangiza imirwano. Abanyarwanda babikuruzaho umwiyenzo wo kurwana. Abanyagisaka ntibakamenye ko Ruganzu yaje nk'umutabazi, kuko iyo babimenya ntabwo bari kwemera ko iyo mirwano ibaho. Dore ngo urugamba rurahinda hagati y'u Rwanda n'abanyagisaka. Imyambi, amacumu, reka sinakubwira. Kuri Nkungu na Munyaga, aho niho habereye isibaniro ry'intambara, ibyatsi baraharenganira. Maze umwami w'u Rwanda Ruganzu wa mbere Bwimba ku bwende bwe ajya imbere y'imvura y'imyambi yaraswaga n'abahigi b'abanyagisaka, agwa mu bwiza bwa Nkungu na Munyaga.
umwami watabaye akiri umusore muto, yacunguye u Rwanda wa Mutabazi wakundaga akagira ishyaka nta bwoba yagiraga, yemeye guhara amagara ye akamenera amaraso ye kubw'igihugu cyamubyaye. Ruganzu wa mbere Bwimba atanga atyo agwa ku rugamba nk'umucengeri. Igihe cyari kigeze ko Rwobwa nawe atabarira u Rwanda. Inkuru igeze kwa Kimenyi aza guhoza Rwobwa amuzanira ingoma ye Rukurura, ayimushyira imbere ati twagize ibyago twembi, Ruganzu yapfuye yicwa n'abahigi batari bazi ko ari we. Amuha ingoma ye Rukurura, Rwobwa aba ari uzayima. Yongeraho ati ubwo Ruganzu adasize umwana, nushaka ujye kwima ingoma y'i Rwanda iwanyu, zagufasha kuvanamo abatavuka mu ndimwe na Ruganzu. Akibivuga Rwobwa ava ku rwuririro arasimbuka yikoza ibico, aramanuka ku bitinda yatwite ku rusike rwa Rukurura. Yendaga kwibaruka kandi yarakuriwe, umwana we amugwamo gutyo, nawe ahwera atyo. Rwobwa atabarira ingoma y'i Rwanda hamwe na musaza we batyo. Mu Rwanda hima Cyenge nk'uko byategetswe na Ruganzu. Mu gihe umwana we cyangwa igikomangoma cy'u Rwanda Rugwe atari yakura, Cyenge niwe wari uri ku ngoma y'u Rwanda, ari nako Abanyarwanda nta gushidikanya ko batsinze Gisaka, bakamenerayo amaraso y'abatabazi babiri bakomeye kandi ari amaraso ya cyami. Ubutwari bwa Rwobwa, umugore uza ku mwanya wa mbere mu bagore batanze umusanzu ukomeye mu Rwanda rwo hambere, yemeye gutanga nk'umutabazi kandi abandi bagabo bari banze gutabarira igihugu cy'u Rwanda kugira ngo kitigarurwa n'abanyamahanga. Bivugwa ko Ruganzu wa mbere Bwimba yari atuye ahitwa i Gasabo hakuno ya Muhazi mu murenge wa Rutunga w'ubu, akagira urundi rugo ahitwa Itanda na Ruzizi, ubu ni mu murenge wa Giti mu karere ka Gicumbi. Mu gutegura iki kiganiro nifashishije igitabo Inganji Karinga cyanditswe na Padiri Alexis Kagame, bifatanya n'igitabo Intwari z'Imbanza zubatse u Rwanda rugamye igitinyiro cyanditswe n'umusizi Sanzabera Jean de Dieu. Si ibyo gusa kuko nifashishije n'ibinyamakuru bitandukanye nk'igihe.com ndetse n'ubwiza.com. Ikiganiro cy'uyu munsi ni naha tugisoreje. Ubutaha mu kiganiro kiri imbere tuzarebera hamwe iby'amateka n'ingoma y'umwami Rugwe. Ndabashimiye.